kuroba kandi nta kintu na kimwe mwafashe none ndavuze nizere jugunye inshundura mu mazi ndazi ko umaze iminsi ku kidendezi utegereje umuntu kugira impuhwe dore mugezeho wizere korera buri rutahe umaze iminsi ku nzira usabiriza abahise abagenzi barakumenye dore mugezeho wizere genda uvuge inkuru nziza ijambo ry'umuremyi rigezaho ndahembuka rimenagura imiringa rihindisha umushyitsi imisozi iyavuze rimwe gusa ibiriho byose birumvira ugira icyo uvuga ugira icyo uvuga nami ugira icyo uvuga ugira icyo uvuga nami nuvugaho rimwe ndahemuka nuvuga ibyanjye biratungana nuvugaho rimwe ndahemuka nuvuga ibyanjye biratungana dore igihe mumaze kuri uyu musozi si ugushidikanya ni kirekire none ndavuze muhindukire bagabi y'igihugu jambo ryiza jambo n'inkota y'inguranya iryo niryo birema bikaremesha umutima andi magambo yose yo n'ibitekerezo birasanzwe jambo ryiza jambo n'inkota y'inguranya iryo niryo rirema bikaresha umutima andi magambo yo n'ibitekerezo birasanzwe dore igihe mumaze kuri uyu musozi si ugushidikanya ni kirekire none ndavuze muhindukire bagabi y'igihugu ijambo iyo ry'umuremyi iryo rigezaho ndahemuka rimenagura
ibitekerezo birasanzwe. Jambo jambo ryiza, jambo ryiza, jambo rimota ringuranya. Iryo niryo rikaremesha umutima. Andi magambo yose yo n'ibitekerezo birasanzwe. Andi magambo yo n'ibitekerezo birasanzwe. Ugira icyo uvuga, mwami we, Yesu agira icyo uvuga, andi magambo yose yo n'ibitekerezo. Andi magambo yo n'ibitekerezo. Ugira icyo uvuga, ugira icyo uvuga, numvugaho. Vuga ibyanjye, vugaho mwami wanjye, vugaho.